azi ko afite igihe gito cyo gukora. Cyo ni ikimenyetso kindi gikomeye. Impamvu abantu basubika ibintu mu bwami bw'Imana bakita ku bindi kuruta iby'ubwami bw'Imana nuko bazi ko bafite igihe cyose. Imana Imana iradukunda rega. Genda bivuge muri leta aho ukorera turi bahita bakwirukana. Ariko mu nzu y'Imana relax. Nta problem. Dufite eternité yo gukorera Imana. Kumva imyaka 80 ku isi ni mike cyane. Uzabaze ba Yohana, ba Enoki n'abandi bakubise za wisata. Ariko ku Mana ngo na n'umuntu numwe aramara umunsi umwe imbere y'Imana. Kuko umunsi umwe ku Mana imyaka igihumbi ku Mana umunsi umwe. Ni kuvuga ngo Imana yavugaga ngo Adamu ngo nujya no gupfa uzapfa. Ni kuvuga ngo kuri ku Mana Adamu amaze kujya kugira gitewe na Eva bari bamaze gupfa mu maso y'Imana. Kuko na n'umunsi umwe bamaze imbere y'Imana. Nta muntu urageza imyaka igihumbi mu maso y'Imana hano ku isi. Mwani magambo nta muntu uramara umunsi umwe imbere y'Imana. None wowe uyu munsi ufite 80 abandi bariye 800 900 ufite 80 wumva ufite eternity. Aba bantu bakuze bazi ko bafite igihe gito bakorana umwe nibasinzira nibaryama barakora kuko bazi ko bamwe bararimbuka bagiye kuzika. Iby'Imana yabahaye itano bahawe barazikoresha abo babate bana. Tugomba kubyaza umusaruro iby'Imana duhaye. Mbere yo kujya gushaka iby'Imana itaduhaye, reka tuhe kwanza kubyo yaduhaye kwanza. Barakora kuko imisi ari mibi. Iki ni ikintu bazi. Ariko nusanga abantu bari muri yenge muri eglise yenge yose ni relax banati twe bicerego mu materaniro uzage n'ucerego mu manama yo mu gihugu rero. Ariko mu Mana bana duceregwa no tubakoresha n'amasaha nabi kuko tuzi yuko turi muri eternity amasaha tuyakoresha nabi. Programme irangira saa 3 tukayarangiza saa ngapi umwuka wera tubeshe umwuka wera ariko wa Kristo tuve muri ibyo bintu. Ubwo ni ubebe spirituel uhagaze imbere y'iteraniro uravanga ibintu wakora ibintu umwuka wera nuko yanyoboye.